mu masaha 28 hetakideso heniwa la masibe notandike. Uwiteka agiye gukora ikintu iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali. Tega amatwi nkubwire ibintu Imana igiye gukora mu gihugu mu masaha 28. Mu masaha 28 niba wizeye ko Yesu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka, ubu buhanuzi burakureba. Hari ico Imana igiye gukora mu izina rya Yesu Kristo, yaba ku buzima bwawe ndetse n'ubw'abandi. Ubu ni ubuhanuzi budasanzwe mu masaha 28. Hari ikintu Imana igiye gukora wasenza akagira agaciro. Hari ikintu Imana igiye gukorera ubuzima bwawe, izo ntambara uhagazemo zikarangira mu masaha 28. Niba wizeye ko Yesu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka, hari ibintu Imana igiye guhindura mu buzima bwawe. Byararaga bikuriza ibyo warebaga imbere yawe ukabona na cyerekezo cy'ubuzima ureba, ukumva uriyanze kubera situation mbi y'ubuzima ubayemo. Mu masaha 28 halapine sodrai, hari umusozi Imana igiye kuritura, hari ikigeragezo Imana igiye gukura imbere yawe, hari amarira utazongera gukiryera, hari ubukene bukabije bwari mu muryango. Mu masaha 28 Imana ivuganye nanjye nkubwire ngo ni wowe Imana igiye gukoresha ukigaranzura Goriyati wazengereje umuryango, ukigaranzura imbaraga z'umwijima zatsikamiye famiye yiwanya aho uvuka, imbaraga zigaranzuye ibintu byose, nawe ugiye kubyigaranzura kuko ni wowe Imana igiye gukoresha mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubu buhanuzi. Mbere yuko natura ikintu gikomeye nkavuga iri yerekwa ridasanzwe, nyemerera nge nawe tubanze tuganirira ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 14 umurongo waho wa 24. Mutwa biravuze ngo Uwiteka Nyiringabo arirahiriye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Haleluya. Nzavunagura Abashuri mu gihugu cyanje, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Pila za fome kaliboria saidrai. Akira ubuhanuzi. Biravuze ngo Yesaya 14 umurongo waho wa 24 haravuze ngo nukuri uko nabitekereje ndi Imana niko bizaba, ngo kandi uko nabigambiriye niko bizasohora. Ikintu Imana yagambiriye ku buzima bwawe, Imana iravuze ngo nikigiye gusohoza, kandi iravuze ngo uburetwa baguhekeshaga ku bitugu Imana igiye kubugukuraho mu izina rya Yesu. Hari uburetwa warurimo papa, my sister, my brother, hari uburetwa warurimo. Ibintu byose wageragezaga byangaga, warubayeho mu buzima bwo kwizenguruka budafite ishusho, agahinda n'amarira kekenda kukwica, abo watakiye barakwirengagije, wari uri mu buzima bushaririye bw'uburetwa niko Bibiliya ivuze. Ariko Imana yavuze ngo uko nabigambiriye ndirahiriye uburetwa Abashuri bagukoreshaga, Imana iravuze ngo igiye kubahana ibagukure ku mutwe. Imana igiye kugukorera ikintu mu masaha 28. Niba wizeye ko Yesu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka, mu masaha 28 hari ikintu Imana igiye guhindura mu buzima bwawe. Icyo cyakurizaga Imana igiye kugikura imbere yawe. Ayo marira wari ufite Imana igiye kuyaguhanagura. Abantu barakwirengagije, Imana iravuze ngo igiye kugukorera ikintu kizatuma bamenya ko ari Imana usenga. Hari ibintu bitatu Imana igiye gukora. Icyambere, Imana igiye kugutabarira imbere y'umuntu wakwimye amaboko akanga kugufasha, akakwirengagiza, agatera stamp, akavuga ngo ubuzima bwawe burarangiye, akavuga ngo nta cyiza kizakuvaho n'umuryango wawe, agasinya akavuga ngo wowe n'umuryango wawe ntaho muzagera. Imana yo mwijiri iravuze ngo igiye kuguhereza imbaraga zo kwigaranzura ibyo bintu batuye ku muryango wawe. Cya kabiri, Imana igiye kugukorera ikintu ariko ntuzibagirwe. Imana igiye kugukuraho umwuka w'ubukene. Imana
Imana igiye kugukuraho umwuka wo gupfundikanya, Imana igiye kugukuraho umwuka w'ubuzima bushaririye. Hari ibicaniro byari bigutsikamiye by'umwijima, Imana igiye gusenya ikagukoresha nk'itara rimurikira umuryango wawe. Umuryango wawe ni igisekuru. Nta bantu bari bazwi, abantu bose babarebaga bati barana bo kwa runaka. Nta muntu wize wavuyeyo, nta muntu wakomeye wavuyeyo. Izo nimbaraga Imana igiye guca. Kubera iki? Hari ibicaniro byari bikuriho, Imana igiye gusenya kuva uyu mwanya. Icyambere, wari ufite igicaniro gituma ahantu hose ugeze ubona ko wahagirira umugisha w'amahirwe. Imbaraga z'umwijima z'igicaniro caguhamagaraga kikagukurura ahantu wari ugiye kubonera amahirwe, bakayashyiramo abandi, akaba aribo bayabona batarayakoreye, ari wowe wavunitse, ukaba mu buzima bwo kuvunikira ubusa. Uyu ni umwuka Imana igiye gusenya imbere yawe, ukakira igitangaza. Kabiri, hari ibicaniro by'uburwayi byahoraga muri famiye. Utagwaye umutwe araribwa mu nda, utaribwa mu nda amaguru arasha, utaribwa amaguru umutwe uramuzengereza, umugongo, diabete, pressure, cancer, abantu bagapfa bakenyutse. Uwo ni umwuka Imana igiye gusenya muri family yawe. Bina la konda za bine force. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, mu masaha 28 hetakideso heni wala masibe notandike. Uwiteka agiye gukora ikintu gituma hene wasaye aho uherereye hose bamenya ko wasenze. Abakwimye amaboko bakakwirengagiza, abavuze ko uzapfa ntaho ugeze, ubuzima wari urimo bushaririye utareba imbere yawe, ukumva kubaho kwawe bikurutira gupfa. Mu masaha 28 Imana yanze agasuzuguro k'imbaraga z'umwijima. Hari ikintu Imana igiye kukuremera, nawe umutima wawe ukanezera. Akira, kwizera birarema. Akira, Imana igiye kuguhindura chapitre y'ubuzima. Wari umaze iminsi ubayeho mu buzima bwa filime, bwa episode. Niba utari kurira uyu munsi, ejo uzarira. Ejo nihagera hari indi episode y'ubuzima busharire. Nihagera hari ibitero, hari ubugwayi, ingwara yose iri mu muryango wawe ndayisengeye mu izina rya Yesu, Imana yirukana isohoremo. Iyo diabete, ibyo bintu birara bibarya, waryama nijoro ukumva icyokere, ukumva hari ibintu onesine dra icyuya kinje, ukararota uryinyama. Hari umugabo baguteje mu ijoro urari gusamanya utazi w'abadayimoni, ndamugukuraho mu izina rya Yesu Kristo. Niko wa mukobwa urarambagizwa bigapfa ku munota wa nyuma. Wayeho mu buzima bushaririye, uragerageza ugapagasa ugashakisha ntacyo ugeraho. Mudayimoni w'inyatsa agendana nawe kandi ahabera mubi, agutera ari ukubonye udufaranga. Iyo ubonye udufaranga nibwo ibibazo bihaguruka, ingwara mu muryango, ugasanga ibyago biraje. Hari umwuka wawukwestayeho, kandi uwo mwuka wagombaga kukunaniza ari uko ugiye kwinjira mu gihe cyawe cyo kunezerwa. Hahandi uvuga ngo nanjye mvuye muri ubu buzima bubi, hahandi uvuga ngo nanjye ndahiriwe, inyenyeri y'Imana iramurikiye, hahandi uvuga ngo nanjye ubu ngiye kunezerwa n'icare, hakahita haguruka ibyago n'ibibazo. Uyu mwuka wari westaye ku buzima bwawe ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Lebala saibo shali mori yafas. Uyu mwuka ndawunanije. Imana igiye kuguhereza ubuzima, Imana igiye kuguhindurira ubuzima, Imana igiye kuguha ishusho y'ubuzima, Imana igiye kugukuraho ayo marira, Imana igiye kugukuraho iyo ngwara. Ibyo bitero byari ku buzima bwawe, Imana igiye kubisezerera. Reka nkubwire mwene data, Imana yanze agasuzuguro k'umwijima, Imana yanze abagusuzuguye, Imana yanze abawushizeho komantere ku buzima bwawe bakavuga ngo wowe ibyawe ntibizashoka. Oya, Imana igiye kubikora. Uko ijoro ryatinda guca kose umuseke uzatambika, uko watinda gutabagwa uzatabagwa. Impamvu utarapfura yize nuko hari icyo Imana yagutsigarije ugomba kuzakora, abantu bakamenya ko misiyo y'Imana kuri wowe ari nziza. Erega umubabaro wawe ntabwo unejeje Imana, agahinda kawe ntikanejeje Imana, amadeni yawe ntabwo anejeje Imana, ubwo bugwayi ntibunejeje Imana, uko gupfusha ubukwe ntibinejeje Imana. Ahubwo ni ukubera iki? Hari imbaraga zibyihishe inyuma, izo mbaraga z'umwijima, izo mbaraga z'umurozi wakurose, izo mbaraga z'abantu badashaka kutabagwa,
kuzagwa, izo mbaraga z'umurozi urari wawe, ayo mapusi arari wawe, ibyo bintu birara bibyina iwawe, ibyo bintu bihora wohereza ku mabati, ibyo bintu birara mu cyumba cyawe, wasinzira ukagira ubwoba ukabona ntiburaca, ukarara udasinziriye, dosiye zawe zariborotse, ibintu byawe byarifunze, wagiye mu mahanga uzi ngo ugiye kubona umugisha, aho kugezeyo ibibazo nibwo byahagurutse, intambara, amadeni, kudahuza n'umuryango wawe birahaguruka. Izo ni imbaraga zari zesitaye ku buzima bwawe, zahengaga ugiye kunezerwa zikagukubita hasi, by force by power. Ndasenya ibicaniro byose by'umwijima. Lolas da difomeri gariasa. Akira gusohoka muri ico kibazo udasebye. Nyemerera manze ngusengera Imana ikora ikintu gikomeye. Ese urizeye? Ngiye kugusenyera Imana ikora ikintu gikomeye. Imana ishimwe. Urizeye? Aho ngaho uri atura ibyaha byawe. Ubwira Imana ngo nkeneye kubwiza bwawe bumbaho. Bwira Imana ngo mbabarira iki cyaha nakoze. Urebe Imana ngo yakora ikintu kidasanzwe. Atura, ubwira Imana ngo mbabarira. Nurangiza urebe ineza y'Imana. Network yo gufungura ijuru ukamwaza Satani, nukubwira Imana ngo mbabarira ibyaha byanje. Ibirego abadayimoni bakuregaga, ibirego Satani yakuregaga mu bwami bw'Imana bitangira guta agaciro. Yesu yakwitegereza akakureba akavuga tuyu namumeneye amaraso, none yari yaragiye arangarukiye, bagatangira kuguhindurira ubuzima. Bwira Satani ngo nkoze divorce nawe, urebe igitangaza kigiye kwinjira mu rugo rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusengera aho uherereye, ndasengera buri munyarwanda aho aherereye hose, yaba ari Burasirazuba, yaba Iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, mu majyaruguru, mu majyepfo, yaba ari Uganda, Tanzania, Burundi, Congo, Zambia, America, in the name of Jesus Christ, imiryango yawe ifunguke, ubuzima bwawe buhinduke, amateka mabi yavemo. Aho wagiye gupagasa ugashakira ubuzima, ndagusengera nonaha Imana iguhereze icyerekezo cy'ubuzima bwiza, ubwo buzima bwo gupfundikanya, ubwo buzima budahinduka, ubwo buzima budafite ishusho, ndabusenya in the name of Jesus. Aho ngaho uherereye ufite agahinda, amarira yenda kukwica, ukora nugira icyo ugeraho, aho utazamuka mu kazi ugahora ku mwanya umwe, ndagusengera Imana y'ubure dosiye, Imana ikuburure dosiye, ubuzima bwawe buhinduke, Imana iguhindurira ubuzima, amateka yawe ahinduke, ubwo buzima bushaririye ndabukubita hasi mpagaze mu mwuka w'Imana. Izo mbaraga zikunaniza zituma ntacyo ugeraho, ndakubita hasi. Izo mbaraga zituma mama wawe ahora arwaye, ndakubita hasi. Uwo muntu wawe ufunzwe yarazize akarengane afungurwe mu izina rya Yesu. Abo bana bawe batagira ubwenge bagira ubwenge, urwo rugo rutarimo amahoro rubonemo amahoro, urwo ruziriko bakuziritse bakavuga ko utazashaka ugahora urambagizwa bigapfa, ndasenya uyu mwuka. Vuga ngo nakiri igitangaza cy'Imana. Iyi video isharinga abantu 15, wakira insinzi y'Imana mu minsi 15 Imana izakwiyereka. Ndakwaturaho ikimenyetso mu masaha 24. Wumve inkuru yihumure, wumve marayika gusange muri iri joro akwereke ko agiye kugukura ku ngoyi. Imana irambwiye ngo igiye kugukura ku ngoyi Satani yarakuzirikiyeho. Hari ingoyi, hari ingoyi abantu baziritsweho ndi kureba. Ingoyi yo kubura urubyaro, ingoyi yo gushaka bigapfa, ingoyi yo kubura amahoro mu rugo rwawe, ingoyi y'abana bawe bakabura ubwenge bari ku ngoyi ya Satani. Hari ingoyi waruzirikiyeho nawe, ingoyi y'inyatsi icyo ukoze cyose kikagenda, ingoyi yo kutazamuka mu ntera abandi bakabazamura wowe bikanga, ingoyi bakuzirikiyeho y'uburwayi, abadayimoni barakuziritse, Satani yaragutsikamiye. Ndacagaguriye ingoyi wari urimo umazemo imyaka myinshi. Imana yigukureho. Akira ubuhanuzi, ndi prophet. Imana ivuga kora subscribe, hanyuma reka nkubwire ijambo rimwe. Ku cyumweru ndagutumiye saba mu giterane cy'amasengesho Kabeza ya Remera. Abo benshi bakunda kwita mu rubirizi mu kigo cy'abazungu gihari. Bafite igiteramo cy'amasengesho muri Power of Prayer Church. Ngwino dusengana Imana, ngwino gusengera Imana ikubohore. Wazamutse imisozi, warirukanse biranga, ngwino natura ijambo rimwe ku buzima bwawe nuzuye umwuka wera. Hari icyo Imana yagukorera. Imana ikwemera ubuhamya, Imana ntiyemere kuseba, Imana ntiyemere ko abanzi bawe bafungura champagne yo kunezerwa, ababorosheje amenyo ngo baguseke. Imana ntibemerere kugukwena. Imana igukorera ikintu abantu baguherezaga iminsi yo kumwara baboneka Imana usenga atari bayari. Imana iguha umugisha, ndagukunda.